ukomeye avuye ku ngoma. Hari abaperezida babiri bari bakorewe kudeta atari mu burinzi bw'Imana, agiye kwicwa n'imbeho. Abo ngabo nibo tubonye ibisiga bimara abantu. Nyuma y'ibyabaye muri Amerika ngo mugiye kubona ibindi bikomeye. Ntabwo ari imvura y'urujojo, ahubwo ni imvura irimo umuyaga, ngo mwitegure kwakira ikindi gihugu. Aba ngiye kuvuga amazina muze kwiyumva. Aya mahoro ni bane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV, Ishimwe ry'Imana TV. Turabakunda cyane, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana kuri izi channel, kugira ngo tujye tukorana umurimo w'Imana. Mudutera inkunga muri ubwo buryo no gukanda subscribe gusa, noneho mukamudutera inkunga yo kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi Imana izajya ibaha umugisha aho mutuye hose. Rero mu Rwanda turabishimiye, kandi namwe murwaye muri kwa muganga Imana ibakize. Abafite ibibazo nuko nyine hari Imana, niko twababwira tubifuriza kugira umugisha w'Imana. Muri uyu mwanya rero tugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Reka tumwakire kuri izi channel, ariko mbere na mbere reka twakire abakunzi bacu mwese mudukurikira, abazikanze subscribe n'abatari bazikanda, turabakiriye. Reka twakire nawe mukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi cyane. Ariko Imana iracyaturinze, iracyatuzigamye, ntacyo tubaye. Amakuru y'ijuru ameze ate? Amakuru y'ijuru nta bidasanzwe bihari, ariko icy'ingenzi ni uko tugomba kuba maso, tugasenga ubutitsa, kandi ni ukuri imitima yacu ntituyerekeze ku ijuru, tuyerekeze ku Mana, tuyikure hano ku isi, kuko isi igiye kurangira, kandi iyi si izarangirana n'ibyayo byose. Amen. Mukozi w'Imana rero, buri muntu wese ndi kukimubaza, kuko hari ibintu byinshi cyane kuri channel cyangwa muri ADPR bari kuvuga kuri Izayi. Ntabwo ari umukozi w'Imana bitewe n'ibyo yashatse gukora kugira ngo n'abadamu nabo babe abashumba babasengere. Umukozi w'Imana, wowe ubyumva gute? Ibyo bamuvugaho ntabwo nibyo, cyangwa ni igihe kimeruka akaba ari we ugiye gushyira ADPR mu manga noneho? Wowe urabyumva gute? Ibyo bintu ngiye bigeze aho ngaho ndaceceka. Hari impamvu nceceka, kuko ijambo riratubwira ngo twirinde guciranira imanza, kandi ngo wibwira ko ari intungane yirinda atagwa. Rero ushobora kuvuga ngo ni umunyabyaha, ariko nawe wagiye warondoye, cyangwa se ukaba wagiye mbere ye. Niyo mpamvu ngiye bigeze aho ngaho mpita nceceka, ahubwo Imana niyo ifite urubanza, cyangwa se ni nayo izi buri kimwe cyose uko kigomba kugenda. Gusa icyo ntahakana, umuteguro w'Imana ntaho ujya. Nemera ko umuteguro w'Imana uri muri twebwe, kandi Imana itegura uko ishaka, ariko kumbwira ngo umugore cyangwa bagomba kuba pasiteri, njyewe bigeze aho ngaho ndaceceka. Kugira ngo utiteranye. Ntabwo ari ukutiteranya. Navuze ngo hari abantu benshi bari kuvuga ngo yakoze ibinyuranyije n'amategeko y'Imana, ariko ijambo rirambwira ngo uwiyita intungane yirinda atagwa. Ushobora kumucira urubanza ukanamutuka, kandi we akaba yarangije kwihana, we ugasigara uguye mu rugo rwawe. Rero mureke Imana ikore umurimo wayo uko ibishaka, mwirinde guciranira imanza cyangwa mwirinde guterana amagambo. Uyu murimo ni w'Imana, niyo uzi uko bizagenda. Rero uyu murimo ntabwo ari uwa Izayi, nta nubwo ari uwa bishop runaka, nta nubwo ari uwa pasiteri runaka, ahubwo ni uw'Imana. Imana rero uzi uko izabigenza, kandi mureke Imana ikore mu gihe cyayo. Buri muntu wese arinda izamu rye. Arinda izamu rye, kuko nutarinda izamu ryawe. Hano turi ku kibuga cyitwa isi, twaje kurusana. Turi mu kibuga, turi mu kibuga, turi kurushanwa, kuko Timoteyo yaravuga ngo ntawajya mu kibuga, ntawategura amarushanwa ngo atange ibihembo abantu batarushanijwe nk'uko bitegetswe. Ese wowe urimo urarushanwa ute? Kuri mu rushanwa utera amagambo, uri mu rushanwa uca igikuba, uri mu rushanwa uvuga kanaka yakoze ibidakorwa, wowe umeze ute? Banza wigenzure neza, urebe ko nawe uri mu murongo neza, hanyuma ubone kugira comment zindi wongeraho. Murakoze cyane mukozi. Mukozi w'Imana, nibwo bwa mbere nagukoresha wambaye ingofero. None
ntabwo ari ingofero nambaye. Wambaye ingofero y'umupira ndifubitse. none bishatse kuvuga iki? Hari icyo bishatse kuvuga. nyine hari icyo bishatse kuvuga. bishatse kuvuga ko tugeze mu gihe cyo kwifubika. dukeneye buri muntu wese nishakire icyo kwifubika. ni icyo nashatse kwerekana. rero buri wese yishakira icyo kwifubika kandi yifubike yikwiza, kuko tugeze mu gihe cy'imbeho. tugeze mu gihe cy'imbeho. rero iyi mbeho nibije, udafite icyo kwifubika iyi mbeho irakwica. amena cyane rwose. Imana ni guhumugisha cyane. rero nuko twaganiraga kugira ngo twinjire mu kiganiro, reka tugusabe udusengera Imana, noneho utubwire icyo Imana yaguhaye ku mutima wawe, noneho ukomeze na gahunda. reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. rero tugushimiye ko ukituzigamye kandi ukiturinze, kuko hari benshi banyuze hano hantu baratambuka bava mu nzira, ariko twebwe turacyahari. hari benshi twanganaga, hari benshi twari mu kigero kimwe, twavukiye n'umunsi umwe, hari abaturutaga, hari n'abo twarutaga, abo bose baciyeho bararangira, ariko twebwe tugushimiye ko ukiturinze. hanyuma rero ubwo unatwemerera ko twongera kugera imbere yawe, turakwinginze ngo niwururuke udutegere ugutwi wumve icyo tukubwira. uyu mwanya turagusabye ngo niwururuke ubane natwe. turagusabye ngo ijambo tugiye kuvuga cyangwa se ubutumwa tugiye gutambutsa bugere kuri buri umwe wese wabugeneye, kandi bugire aho umukura, bugiye n'aho umugeza. mwami mwiza rero, nyaguhora ku ngoma, murengezi wacu, ntago tukiri imbere yawe dusengeye abarwayi bose aho bari hirya no hino ku isi. hari mu ngo zabo, hari mu itanda kwa muganga, hari abo tuzaye n'abo tutazi, ariko bose nubagereho ubakize mu izina rya Yesu. ngaho rero mwami mwiza, natwe nutugereho, ahandi abantu bose bagucumuyeho mwami mwiza, ubabarire kandi ubiteho uko bwije n'uko bukeye. ngaho nudutunganyirize rati isi yacu uyigenze neza, ariko tuyisabiye amahoro kuko ariyo ikeneye, kandi amahoro nta wundi wayatanga, niwe wenyine. ngaho nuduha amahoro kandi utegeke muri byose mu izina rya Yesu, amen. ni karibu. murakoze. mbanje kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye, kandi ndabahoye, twari tumaze igihe kinini tudaherukana. ni ukuri ndabakumbuye mwebwe muri mu Rwanda, abari i Burundi, hari abari i Bugande, hari n'abari muri Kenya, hari n'abari muri Congo, hari abari ku migabane itandukanye. reka tuvuge ibihugu byacu bya hano muri Afurika, ndabizi mwese muradukurikiye mu bihugu byose. kandi mwami mwiza, ndongera kubwira abari mu Burayi nabo ko nari mbakumbuye, nabo mbasuhuje. hari abari muri Canada nabo nari mbakumbuye, nabo ndabashuhuje. hari abari muri Australia, hari n'abari muri Amerika, bose ndabashuhuje mu izina rya Yesu. ni ukuri twari tubakumbuye. amen. hanyuma rero tunezerewe no kongera kubabona, kandi Imana nihabwe icyubahiro. rero ni wa wundi musanzwe mumenyereye, ni François Ushizimpumu, umukunzi wanyu mukunda, kandi nagarutse rero. hanyuma nje mfite ubutumwa bumeze gutya. murabona ko nifubitse, ndifubitse rwose. ni ukuri nshatse nanagira ntya nkikwiza, kuko niko bimeze. ubutumwa mfite, ndashaka kubabwira ko muri iyi minsi nagize inzozi zikomeye, navuga ko zikomeye. nizo nje guheraho, ariko turabanza twinjire mu ijambo. turemerera umusomyi wacu, araza kudusomera amagambo dusanga mu gitabo Yosuwa, gutegeka kwa kabiri. gutegekwa kwa kabiri, igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 6. gutegekwa kwa kabiri igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. haravuga ngo, Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti. amen. aburetse gato ngiye usoma tugendana rwose. mwumve uko Uwiteka Imana avuze. ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye ku musozi w'i Horebu, iratubwira iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. nimuhindukire muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi
cy'Abamori. nimuhindukire mugende mu misozi mu gihugu cy'Abamoni n'ahandi hantu hose hahereranye nacyo, n'ahandi hantu hose hahereranye n'icyo gihugu muhagire ahantu. mujye muri Araba, mujye muri Araba no mu gihugu cy'imisozi, no mu gihugu cy'ikibaya n'i Negebu, no mu kibaya cy'inyanja nini. mujye mu gihugu cy'imisozi ndetse n'i Negebu, hanyuma mujye no mu kibaya cy'inyanja, no mu kibaya cy'inyanja hose muhajye, no mu gihugu cy'Abanyakanani, no ku misozi y'i Lebanoni, no mu gihugu cy'Abanyekanani ndetse no ku misozi y'Imihemunani, y'i Lebanoni, iyo misozi muyijyeho yose. mugeze ku ruzi runini Ufurati, hanyuma mugeze no ku ruzi runini rwa Efurati. dore igihugu nkibashyize imbere, nimujyemo. dore igihugu nkibashyize imbere, nimukijyemo. muhindure igihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza wanyu. muhindure igihugu Uwiteka yagabiye ba sogokuruza banyu, akarahira akakibaha. Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha, bo n'urubyaro rwabo ruzabakurikira. dore abo Uwiteka yaraze icyo gihugu ni Aburahamu na Isaka na Yakobo, abo nibo basokuruza banyu Imana yaraze icyo gihugu. rero nimvuga abo basokuruza uhita ushyiramo mwebwe basokuruza banyu, mwebwe mwari mutuye kuri izo gakondo bakaba batakihatuye, mwebwe nimugende mujye muri izo gakondo z'abasokuruza banyu. Amen. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. hanyuma nari ntangiye mbabwira ngo nagize iyerekwa, ngira iyerekwa rikomeye ariko ngira n'iyerekwa rigari. kuko nagize iyerekwa rikomeye, mbona iyerekwa ry'isi yose, mbona isi yose igushije ishyano, mbona isi yose icuza umuborogo. niyo mpamvu mubona naje nifubitse gutya. mbona isi yose icuza umuborogo, mbona biturutse mu burasirazuba bwo hagati, oya bikubise mu burengerazuba, oya bikubise mu burasiro bwaryo. isi yose irahindanye, isi irahindanye yose, isi itembye amaraso, imibu iratembye. Uwiteka arambwira ngo rero ngo mwebwe, niyo mpamvu ibi byose bibaye, niyo mpamvu uwo mwijima ubaye, kuko Uwiteka aje kubanza gukura ku ntebe ukomeye. ariko arambwira ngo ashyize uburinzi ku bantu be, niyo mpamvu yambwiye ngo nze nambaye uyu nifubitse gutya. abo Uwiteka yashyizeho uburinzi arabarinze, arabafubitse, kuko abandi mwese mugiye kwicwa n'imbeho. utari mu burinzi bw'Imana agiye kwicwa n'imbeho, utari mu maboko y'Imana agiye kwicwa n'imbeho. ariko hahirwa umuntu ufubitswe n'Uwiteka. nawe icyama Imana ikaba igufubitse, nawe icyama Imana ikaba igufubitse, ikaba yakurinze, ikaba yagushyize mu maboko yayo, ikaba yagushyize mu biganza byayo. ariko hari n'abo yakuye mu biganza byayo. abo ngabo rero nibo bagiye kwicwa n'imbeho. imbeho irabishe. abo ngabo nibo tubonye imivu itemba ku isi hose. abo ngabo nibo tubonye ibisiga bimara abantu. ibisiga mbonye biriye abantu, mbonye ibisiga biriye abantu, mbona amatungo ashize ku musozi, mbona inyamaswa zirutse imisozi zikwiriye imishwaro. ariko Uwiteka arambwira ngo impamvu byose bibaye ni uko aje gukura ukomeye ku ntebe. kubera ko akomeye niyo mpamvu ibyo byose bibaye, niyo mpamvu isi yose ica isi igikuba. ariko arambwira ngo mubwire ngo uyu munsi wowe wumva ko ukomeye, ngo nuhindukira ugahindukira amaso ngo byose Uwiteka arabikuraho. ariko nudahindukira ni ukuri biragenda ukuwo. kandi nongera mbona ikinyamaswa kirazamutse kivuye mu butaka, kimize uwo muntu ukomeye, kiramumize neza burundu. hanyuma kimaze kumumira, mbona isi yose icuza umwijima, mbona imvura iguye ikwiriye isi yose. ntabwo ari imvura y'urujojo, ahubwo ni imvura irimo umuyaga, ni imvura irimo inkuba, ni imvura ifite isuri, ni imvura ifite ya yindi bita rukukumbashingwe. iyo niyo nabonye igwa ku isi hose.
iyo ngiyo niyo nabonye igwa, mbona itwaye abantu, mbona itwaye abantu, mbona itwaye amatungo, mbona itwaye inyamaswa, mbona itwaye amazu ahaciriritse nakomeye, mbona amataje ararigise, mbona irarigise, mbona ibintu byose bihinduye isura. Hanyuma n'ahasigaye hari hatarengewe, mbona amazi avuye mu nyanja adudubiza, yuriye imisozi, amaze kurira imisozi na ya misozi irarengerwa. Hanyuma ndongera kwisubiramo, nibwo Imana yambwiye ngo ukomeye avuye ku ngoma. Ngo ukomeye agize gute? Avuye ku ngoma. Ariko irambwira ngo ihagurukije undi mwana, ngo ihagurukije undi muntu ukomeye, ngo uyu nguyu yazanywe no kuyubaha, uyu nguyu yazanywe no kuyubahisha mu isi yose. Uyu azanywe no kuyubahisha mu isi yose. Kandi uyu nguyu uje niwe Imana ishaka, kuko Imana ishaka icyubahiro kubera ko abantu bakiyimye. Niyo mpamvu ije kuvanaho ukomeye. Irambwira ngo mbabwire ngo nyuma y'ibyabaye muri Amerika ngo mugiye kubona ibindi bikomeye, kandi ibingibi bigiye gukomera bikwiriye isi yose. Ibingibi bibaye bikwiriye isi yose. Oya, nta n'igihugu na kimwe gisigaye, igihugu cyose bikinyuzemo, kuko buri bihugu byose birimo abantu basuzuguye Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwimitse ubutinganyi, ngo mwimike ibindi bigirwamana, ngo mwimike ibintu bitavuga Imana na rimwe. Imana irambwira ngo niyo mpamvu ibakuye ku ngoma. Hanyuma rata twasomye n'amagambo, aya magambo Imana yarampaye ngo nyihe abantu bitwa abakongomani. Aya magambo twasomye Imana yambwiye ngo nyahe abantu bitwa abakongomani. Imana irambwira ngo mbwire abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo Imana igarutse kuri gakondo zanyu, ngo Imana ngo ibagabije igihugu, kandi iki gihugu ngo nicyo yarahiye ba sogokuruza banyu. Irambwira ngo nubwo mubona bimeze gutyo, ngo nubwo mubona byahinduye isura, nubwo mubona ngo bimeze gutyo, ngo nuko mwadamaraye hanyuma mwibagirwa icyo yababwiye. Ariko ngo irabwiye ngo nimwongere mwibuke icyo yababwiye, mwibuke icyo yavuganye namwe, mwibuke isezerano yagiranye namwe mujya guhaguruka, ariko mwarivuyemo muraryirengagiza. Ngo niyo mpamvu nayo yabaye bateye umugongo ho gatoya ngo ibanze irebe uko mubyitwaramo. Ngo ariko uyu munsi nimurihindukira mukayigarukira, ngo iraje ibintu bisubize ku murongo. Irambwira ngo mukore amasengesho y'iminsi 2 abantu bitwa abanyamurenge, mukore amasengesho y'iminsi 2, hanyuma mwongere murire, mwongere mutakambe, mwongere mwibuse, mwongere musubire muri bya bihe mwari murimo. Muri bya bihe mwari mugize gute? Mwari murimo. Ngo bya bihe Imana yarabishimiraga, ariko ubu ngubu ngo mwayiteye umugongo. Ngo kuki mwibagiwe kandi mutaragera i Kanani? Kuki mwibagiwe mutaragera i Kanani? Ni iki cyabibagije? Ngo murimo muritinza mu bwo butayu, murimo mwitinza muzerera mu bwo butayu. Ngo ariko kandi ngo Uwiteka si uko atavuganye namwe, ngo ahubwo mwagize gute? Mwavuye mu mwanya. Hanyuma ngo nimusubire mu mwanya, hanyuma nawe murebe ibyo agiye kubakorera. Nimusubire hahandi mwaherewe isezerano, hanyuma murebe nawe ko atabagarukira. Ariko ngo nimukomeze ibyo bihe, ngo arabagabiza amaboko y'abanzi banyu. Ariko Uwiteka arambwira rata ngo nimugaruka ngo yarirahiye ngo igihugu yarakibagabiye, ngo igihugu cyose yarakibahaye uko yagihaye ba sogokuruza banyu. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, Imana yo mu ijuru nibiteho, kandi Imana yo mu ijuru nibarengere. Hanyuma tukiri aho hantu, mwami mwiza, Imana yo mu ijuru irambwira ngo nimbwire Abanyafurika, nimbwire Abanyarwanda, nimbwire Abarundi, nimbwire Abakongomani, nimbwire Abagande, oya nimbwire Abanyakenya, nimbwire Abatanzania, nimbwire Abazimbabwe, nimbwire
abantu bose batuye ku mugabane wa Afurika ngo mwitegure kwakira ikindi gihugu ku mugabane wa Afurika. Hanyuma irambwira ngo nimbwire abatuye isi, ngo nimbwire abatuye isi, ngo nimbabwire bose ngo nawe mwitegure kwakira ikindi gihugu. Ntabwo mubyumvise ibyo mvuze. Imana irambwira ngo mbwire Abanyafurika, amazina y'ibihugu nayivuze, ngo mbwire Abanyafurika bose, ngo mbwire n'abatuye isi bose ngo mwitegure kwakira ikindi gihugu, kuko Imana ikabye ikindi gihugu, Imana ikase ikindi gihugu. Muraje mumbaze ngo icyo gihugu kiri he? Imana niyihaze. Rero ibindi byose mubiyiharire, niyize uko igiye kubigenza, ariko mwitegure kwakira ikindi gihugu, mwitegure kwakira abandi bayobozi mutari mwiteguye. Ariko Imana irambwira none ngo mbwire Abanyafurika ngo ibakirije umugambi mubisha w'abagambanyi, kuko hari abaperezida babiri bari bakuriye kudeta, hari abaperezida babiri bari bakuriye kudeta ku mugabane wa Afurika. Imana irambwira ngo abaperezida ngo Imana irabarengeye. Amen. Hari impamvu ibarengeye rero, ngo nuko mujya muza imbere yayo ikabishimira, ngo nuko mwanga akarengane, ngo mwanga akarengane, ngo nuko intego yanyu ari uguca akarengane. Hanyuma rero ngo niyo mpamvu Imana ibarengeye, ariko ngo umugambi wo urahari. Hanyuma irambwira ngo nawe mubwire wacuze umugambi ngo inkota irakumanukiye, ngo inkota irakumanukiye, kandi inkota wicumiswe mu gatuza hanyuma wikubita hasi. Hanyuma mbona umuntu acumiswe inkota, hanyuma mbona umuntu undi araje amuteye inkota ayimucumise mu gatuza, hanyuma amukubise hasi, arahindukira n'undi wari mugenzi we amukubite, arongera arayimukubita, nawe bari bari kumwe, mbona nawe yikubise hasi. Hanyuma Imana irambwira ngo mwebwe mwari mucuze akagambane ngo ni mwebwe mukaguyemo. Kuko ngo iyi Imana Imana ntirenganya, ngo iyi Imana ntabwo yaremeye abantu bo gupfa, ngo Imana ntabwo yaremeye abantu bo kugenza uko mwishakiye mwitwaje icyo muri cyo. Irambwira ngo n'ubutunzi bwabo mwari mugiye gutwara ngo irabubambuye bakuye mu ntoki zanyu. Irambwira ngo kandi nawe ubwira ukomeye ngo wari uteguye iyo mitego yose, wari uteguye izo kudeta, ngo nawe Imana ikugezeho ikugarutseho. Irambwira ngo nyuze mu rugo iwawe ngutwaye umwana w'ivu, kubera ko wagambiriye kumena amaraso y'inzirakarengane, kandi ngo isi yose izabimenya ko Imana yanyuze mu rugo ikagutwara umwana w'ivu. Hanyuma Imana yongera kumbwira, irambwira ngo mbwire abantu bitwa abashumba ntibashumbye intama. Abashumba bashumbye intama ngo murazikubita mukazikomeretsa. Ngo Mose Imana yamuhaye inkoni y'ubushumba, aragira intama yamuhaye, hanyuma ngo azigeza aho yagombaga kuzigeza. Ngo ariko mwebwe uyu munsi wa none murazikubita mukazikomeretsa. Irambwira ngo mbabwire ngo mumaze ingo z'abantu muzisenya. Irambwira ngo kubera icyo ngicyo ngo niyo mpamvu yabaciye. Hanyuma Imana irambwira ngo mbwire abakirisitu bavuga ngo insengero zirafunze. Ngo Yesu yaravuze ngo yasenya urusengero ngo akarwubaka mu minsi 3. Ngo insengero zifunze ntabwo arizo Yesu yubatse mu minsi 3. Isengero hafunze ibyo bitabashwa byanyu mwarundarunze imyaka n'imyaka, hanyuma mubishyiraho ubutunzi bwanyu, ngo ibyo ngibyo byo Uwiteka arabifunze. Ngo ariko urusengero nyakuri urwo Yesu yubatse mu minsi 3 ngo ntabwo rufunze, kandi urwo rusengero mubwire umukristo wese ko rufite iwe. Umukristo wese arufite iwe, urwo rugo ntirufunze. Ngo nongere mbyibutse amagambo Yesu yavuze ngo igihe kizagera ngo abantu bagisengere ngo i Samariya cyangwa se i Yerusalemu, ngo ahubwo basenga Data by'ukuri bamusengere mu kuri no mu mwuka. None ngo mwebwe muravuga ngo insengero zirafunze, muravuga ngo imisozi irafunze, ngo hoya ngo nta na kimwe gifunze, ngo ahubwo nimwe mwifunze ubwanyu. Hanyuma ngo umaze kwifunga mufunga n'imigisha yanyu, mufunga n'imigisha yanyu, mufunga buri kimwe cyanyu, kubera ko mwibeshye mukavuga ngo insengero zirafunze, kandi urusengero ari mwe mu rufite iwanyu. Urusengero Yesu yubatse mu minsi 3 nimwe mu rufite iwanyu, murufite mu ngo zanyu, murarugenda naho mugiye hose.
irambwira ngo ubanze wikontoye neza ngo urebe urwo rusengero ko utarufite, hanyuma nusanga urufite ngo usubire inyuma usabe Imana imbabazi, ngo ariko nusanga utarufite umenye ko Imana ikubeshya. Nusanga utarufite umenye ko Imana ikubeshya. Ariko irambwira ngo urwo rusengero ngo irabizi neza ko urufite, mu rugo iwawe urarugendana ubana narwo, urwo ni rwo Yesu yubatse mu minsi 3. Ariko ibyo mwarundarunze imyaka n'imyaka, ibyo ngibyo byo ntabwo ari urusengero Yesu yubatse mu minsi 3. Ibyo babyita amasinagogi, ibyo ngibyo babyita, bafite n'andi mazina babyita mu mazina atandukanye, ariko urwo si rwo Yesu yubatse mu minsi 3. Rero urwo Yesu yubatse mu minsi 3 ngo ntirufunze, kandi urwo ni rwo rusengero rw'ukuri. Urwo ni rwo rusengero rw'ukuri. Hanyuma umuntu uruzi rero ngo niwe uri mu itorero ry'Imana. Utazi urwo rusengero aho ruri ntabwo ari mu itorero rya Kristo. Haleluya. Icyama ukaba wumvise iby'umwuka by'amatorero, icyama ukaba wumvise icyo Imana ivuganye nawe, icyama ukaba wumvise icyo Imana ivuze, ukaba ukizi neza. Irambwira ngo mbwire abantu bose ngo nimugarukire aho ngaho, hanyuma Imana irabagarukira. Nimugarukire aho ngaho nayo ibagarukire. Nimugarukire aho ngaho nayo ibagarukire. Ngo mwishuye mu ngeso mbi zitandukanye, niyo mpamvu iza ngo mugarukire aho ngaho. Abasinda mwarasinze mwabaga mu rusengero, abasambana mwasambaniye mu rusengero, n'urusengero mwazigize akabari, izo mwita insengero. Ese niba izo nsengero mwazigize, izo mwita insengero mwazigize imbere y'abasambanyi mukazigira akabari, ubwo ngubu ziracyari insengero. Ariko ngo urebe urusengero rwawe, urusengero ruri mu nzu iwawe, aba ari guha agaciro kurusha izo zose. Hanyuma usenge kandi usengeshe umwete ubutitsa. Usenge kandi usengeshe umwete ubutitsa. Kandi Imana irabwira ngo mbabwire ngo ijambo ryo riravuga ngo ijuru ngo intwarane, ngo ijuru rizajyamo intwarane, kandi intwarane zizavugishamo imbaraga. Rero ngo nutaba intwarane kandi ngo ushyireho imbaraga, ngo ntabyo uzageraho, ngo ntabyo uzageraho, kuko intwarane zivugishamo imbaraga. Ariko mwebweho gutwarana ngo mushyiremo n'imbaraga, mwibereye mu businzi bwanyu, mwibereye mu tubari mwibereye mu busambanyi bwanyu. N'izo mwita insengero mwazigize imbere y'abasambanyi, muzigira utubari, muzigira mwazigizemo zabaye iz'inkozi z'ibibi. Habaye iguriro n'abambuzi bambura abana b'Imana. Niho abana b'Imana bamburirwa, niho abantu bose bashaka gucuruza niho baza gucururiza. Ariko Imana irambwira ngo nimugarukire aho ngaho. Izo ntabwo zikiri insengero zanyu, ngo ahubwo ni amaguriro y'abantu, ngo ni inzu z'abamburi, ni inzu bamburiramo, ni inzu abantu baza kwamburirwamo, ngo bakamburwa ibyo batunze, bakamburwa n'ubutunzi Imana yabahaye bw'umwuka. Ariko irambwira ngo mwongere mutekereze ku rusengero rwanyu mutunze, mu rugo iwanyu. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi inganye no ku musozo. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi inganye no ku musozo. Reka nkubwire wowe ushaka kugira ikibazo umbaza, nyura muri comment ubundi umbaze nanjye ndagusubiza. Haleluya. Nyura muri comment umbaze ubundi nanjye ndagusubiza. Hanyuma rero Imana irambwira ngo mbwire aba bantu ngiye kuvuga amazina. Haleluya. Aba ngiye kuvuga amazina, muze kwiyumva uyu munsi ndimara kumva kuvuga ngo aba ngiye kuvuga amazina, wumve ko izina ryawe ririmo. Wumve ko izina ryawe ririmo. Wumve ko izina ryawe ririmo. Hanyuma numara kumva ko izina ryawe ririmo, wumve icyo Imana ivuganye nawe uyu munsi. Imana irambwira ngo mbwire umuntu witwa George. Ko Imana inyuze mu rugo iwawe kandi ije gushyira ibitari ku murongo. Uyu nguyu mvuze, uyu George ni umukozi wa leta, ntabwo
wari umuhinzi, nta nubwo yasi n'umuganga, ni umukozi wa leta ukorera imirimo ya leta. Imana irambwira ngo mbwire umuntu witwa Didier. Imana irambwira ngo nawe unyuze mu rugo iwawe. Uyu mvuze nimvuga ngo uyu mvuze, uyu witwa Didier ni umucuruzi. Imana inyuze mu rugo iwe. Hanyuma irambwira ngo ije gushyira ku murongo ibitari ku murongo. Irambwira ngo nkubwire ngo warababaye, nubwo ucuruza ngo warababaye, ariko ije kuguhoza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ikomeze ibaho imbaraga n'amavuta. Reka twisengere mu izina rya Yesu. Uri mwiza papa, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Rero turakwinginze ngo umuntu wese ugiye kumvira ijambo umuhe umugisha, kandi umuntu wese wumva ubutumwa Mwami nyagora ku ngoma umuhe kubutega amatwi kuva butangiye kugeza busohoza, kandi umusobanurire kandi umwigishe amenye icyo umwuka yashatse kuvuga. Yesu yaravuze ngo impamvu twigishiriza mu migani ngo ni uko hari abantu bahaye kumenya ubwiru bw'amabanga y'Imana, ariko hakaba n'abatarahawe kumenya amabanga y'Imana. Ngo niyo mpamvu yigishiriza mu migani, kuko abo ngabo batahaye kumenya ntabwo bamenya icyo umwuka ashatse kuvuga, ariko abahawe kumenya ubwiru bw'amabanga y'Imana ngo bahita bamenya icyo umwuka avuze. Mwami mwiza rero, nuturengere, urengere Abanyarwanda, urengere abatuye isi, urengere Abanyafurika, urengere Abanyaburayi, urengere Abanyamerika, oya abantu bose nubarengere mu izina rya Yesu. Hanyuma ibahiga nubihige, nibarwanya nubirwanye mu izina rya Yesu. Ariko dusabye ko udufubika, dusabye ko uturiza muri twebwe, dusabye ko uduhisha mu mababa yawe, hanyuma tukabona kugira neza kwawe. Ukuboko kwawe nikutugumeho, kandi ukuboko kwawe kuturengera uko bwije n'uko bukeye. Urakoze nyaguhora ku ngoma, nusuka umwuka wawe wera, kandi ukore abantu ku maso, kandi ubahe kumenya buri kimwe cyose ubakeneye. Umwuka wera nababeho kandi abagumeho ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Wagira ngo uzi ko